umuntu akubajije ati nuhe mutuzi wakemura ibibazo byose, abantu benshi tuzi yuko igisubizo cyaba ari oya. Biragoye kubona umuti wakemura ubukene, biragoye kubona umuti wakemura uburwayi bwose buhari ku isi, biragoye kubona umuti wakemura intambara zose zihari hano ku isi, biragoye kubona umuti wakemura ibibazo byuzuye hano muri ino si. Ariko uyu munsi tugiye gukora video nise umuti ushobora gukemura ibibazo byose. Ni ukubera iki nise video umuti ushobora gukemura ibibazo byose? Nzi yuko bigoye kubona umuti usa nk'uwo nguwo. Impamvu ni ukubera yuko hari ikintu nzi neza yuko gishobora gufasha abantu kuri level iyo ariyo yose, ahantu hari hose, yaba ari mu bukene, yaba ari mu ntambara, yaba asigaje amasaha make cyangwa abeho, hari ikintu kimwe nzi yuko gishobora kuba cyafasha uwo muntu. Ndetse icyo kintu ntabwo ari uvuga ngo cyafasha umuntu icyo gihe hari ibibazo birenze gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe, n'ibibazo tugenda duhura byo mu buzima busanzwe, ni ikintu cyabasha kumufasha. Niba warakurikiye YouTube channel yanjye igihe kirekire, ngira ngo wamaze kumenya icyo kintu cyari cyo. Ni ikintu cyitwa purpose and meaning, cyangwa se kuba wagira ubusobanuro bw'ubuzima ndetse n'impamvu ituma ukomeza kubaho. Actually ibintu byanavumbuwe n'umuganga umwe igihe hari mu gihe cya Holocaust cyangwa se ya jenoside y'Abayahudi. Yari ari umwe mu bantu batotezwaga, akareba muri cya gihe abantu bose nta cyizere bafite, bamaze iminsi myinshi batarya kandi bari gukoreshwa imirimo y'ingufu, bagenzi babo barabishe cyangwa se abantu benshi bavukana barabishe. Akareba abantu bakomezaga kugira morali, babagara abantu bameze bate, n'abantu ibyo bintu byose bakoreraga bakomezaga kubona ubusobanuro cyangwa se impamvu yo gukomeza kubaho. So iyo mpamvu purpose and meaning, cyangwa se kubona impamvu yo gukomeza kubaho n'ubusobanuro bw'ubuzima, ni kimwe mu bintu nzi yuko bishobora gufasha umuntu uwo ari we wese ibibazo ibyo ari byose yaba arimo arahura nabwo. Tekereza umuntu ufite uburwayi budakira ndetse bakanamubwira yuko igihe cyo kuva muri ubuzima cyegereje. Tekereza uwo muntu ni cyo kintu kindi cyabasha kumufasha, usibye kuba yakumva yuko nibura ubuzima bwe hari ubusobanuro bugomba gusiga, nibura kuba yumva yuko uburyo agomba guca mu bwo burwayi bigomba gutanga isura nziza wenda ku banasize, wenda bikazagira ikintu mwigiraho. Nta kindi kintu gishobora kuba cyamufasha, nubwo of course bitewe n'umuntu wari bihari, ariko nta kindi kintu kirenze gishobora kuba cyamufasha usibye kuba yabona ubusobanuro n'impamvu yo gukomeza kubaho. Ubundi abantu bakunze gushagoringa n'ikintu kijyanye n'ubusobanuro bwo kubona abantu bafite depression, kubera ko depression ishobora gutuma ushidikanya uwo uriwe ndetse n'agaciro ufite n'akamaro ufite. Hari ubwoko bwa depression uyu mugabo navuze w'umuganga yitwa Victor Frankl actually yavumbuye ni depression ishobora no guterwa no kubura ubusobanuro bw'ubuzima, cyangwa se kwa kundi umva yuko nta kintu maze, nta n'ikintu ubuzima bwawe bushobora kuzageraho. So urumva yuko ukugira ubusobanuro bw'ubuzima ikintu bishobora no kugufasha nibura kurenga ayo marangamutima yo kumva yuko ubuzima nta kintu bumaze, nta busobanuro bufite. So icyo ni kimwe. Ikindi, kugira purpose and meaning, cyangwa se kugira ubusobanuro bw'ubuzima, ni kimwe mu bintu ushobora kwifashisha mu ngorane, mu bibazo tugenda duhura nabyo bya buri munsi. Ntabwo ari kuvuga ngo ibintu byaduhungabanyije n'ibyo nyine turuze gukeneraho ku busobanuro mu buryo buri deep, no, ahubwo even kwa kundi ufite intego y'igihe kirekire cyangwa se intego ikomeye, byanze bikunze biruze gusaba imbaraga nyinshi kugira ngo uyikore. Aho ngaho naho bikeneye purpose and meaning, kubera yuko kwa kundi ushobora kutuvuga uti ese nintakora, nintabyuka ngo nkore, ibintu bizakorwa nande? Ese umuryango wanjye uzawuteza imbere? Ese abana banjye baziga mu mashuri meza gute? Urimo uraho ubusobanuro goal yawe, icyo bita purpose cyangwa se intego y'igihe kirekire, akaba ariyo ubusobanuro ituma ukomeza kugenda. Kwa kundi ushobora kuba wasinziriye kumva udashaka gukora, ariko ukibuka yuko nudakora nta kintu uzafasha sosiyete yawe, ukibuka yuko igihugu cyawe kigukeneye. Okay, turacyari mu nzira y'amajyambere, niba ukunda igihugu cyawe urumva yuko hari ubwo bishobora kuba ku mutima ukavuga uti ngomba kugira ikintu nkora gikomeye kugira ngo nibure abaturage dukomoka mu gihugu kimwe, abantu bo muri community yanjye, abantu duturanye, bene wacu bari ahantu hatandukanye muri Afurika cyangwa se mu gihugu cyacu, nibura
bazabasha kugira ubuzima bwiza bitewe n'ibintu nakoze. Wenda nzakora business zabagira umumaro, wenda nzigisha abana babo n'umurezi, wenda nzavura abantu babo bakira indwara zigiye zitandukanye. Ukaba wahaye ubusobanuro, ibikorwa urimo wabihaye meaning, bituma n'igihe wumva ufite ibitotsi ushaka gukomeza gukora wongera gusubizamo imbaraga. Urumva yuko meaning, purpose ntabwo ari ikintu cyonyine ushobora kubona gishobora kuguha imbaraga mu bibazo bikomeye gusa, ahubwo no kubasha kubagira ku ntego ari kimwe mu bintu byagufasha. So uramutse ushaka kugira imbaraga zidasanzwe cyangwa se kugira umurava udasanzwe, haba mu kwacivinga intego zawe, haba mu kazi ukora, haba mu gutangira business, gufata risk, mu guhanduringa failure, mu kumanaginga amarangamutima ariyo yose, kureba uburyo uha ubusobanuro experiences urimo uracamo, kureba uburyo ushaka intego ifite ubusobanuro bwimbitse yakumotiva cyangwa se yagutera imbaraga, ni kimwe mu bintu utakwirengagiza, kuko ni kimwe mu bintu byagufasha isaha iyo ariyo yose ukabasha gusubirana imbaraga zo gukomeza gukora ibintu wakwiye gukora. Njye nitwa Gami the Psychologist. Kore subscribe, like, share na comment, nuko nibyo tuma tuvuga. Murakoze cyane.